ugiye cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kwanyu bene data. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana cyane no gusenga, ko gusenga ni intwaro ikomeye. Muri kumwe rero na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel. Tugiye gusangira ibiri mu murongo muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13 uvuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbire Imana. Haleluya. Ushaka kureba Imana. Uyu murongo turasangamo ibyo gusenga no kuririmbira Imana, kandi turasanga byombi ari uburyo bwo gusenga. Mu masengesho asanzwe dusenga haba harimo imbaraga zo kwizera zidukiza imibabaro yose umuntu aba afite. Kuko tuvuga mbese muri mwe harimo ubabaye nasenge. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite umubabaro rero iyo agiye gusenga Imana imukiza uwo mubabaro, umuntu akareka kureba ku bibazo afite, ku bimutera umubabaro, noneho akareba kuri Yesu kuko yanesheje byose, yanesheje iyo mibabaro. Yarebye kuri Yesu rero ibyo byose amubwira. Ni ukuvuga iyo usenga ukira iyo mibabaro yose. Nanone kandi niba hariho unezerewe, umutima unezerewe naririmbire Imana. Indirimbo nazo rero zimenyesha urugero rw'ibyishimo biba biri mu mutima wacu, bityo bikagaragariza Umwami Yesu kubyo yadukoreye. Iyo yagukoreye ibintu byiza wishimye, ngo ese hariho unezerewe naririmbire Imana. Imana rero kuyiririmbira nabyo burya ni isengesho ryo kwizera rishima Uhoraho. Ubushima ibyo Uwiteka yagukoreye, uyigaragariza urukundo rukomeye yagiriye, yaguhaye. Mbese Imana kuko ari urukundo. Mu bindi rero twavuga ku bijyanye n'uyu murongo nuko gusenga ari ugusabana n'Imana. Urayibwira nayo kandi ikakubwira, kandi tubwira mu ijambo ryayo. Iyo ikubwiye rero ugasabana nayo, urayibwira, agomba kugusubiza kuko Imana yacu iravuga. Icyo gihe iyo usenga ugomba kuzamura umutima wawe kugira ngo ube imbere y'Imana. Mbese ibyo uvuga bigahura n'ibiri mu mutima, kuko iyo uri imbere y'Imana ugomba kugaragaza uwo uri we, kuko kugira ngo ushobore kuramya Imana n'umutima, kuko Imana ireba mu mutima, ntabwo yita ku magambo. Gusenga ntabwo Imana yita amagambo, ushobora kuyavuga irayumva, ariko cyane ishaka kureba mu mutima wawe. Mu mutima wawe harimo iki? Ibyo ushaka kuvuga, ibyo uvuga niba bihuye n'ibyo utekereza ni byiza. Ndibwira rero ko noneho twareba ese amasengesho ni ngombwa kuyakora. Hariho ingingo 10 numva nanyuramo nababwira ukuntu ari ngombwa amasengesho. Amasengesho ni ngombwa. Ya mbere nuko amasengesho ni igikorwa cyo kwizera. Ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Mu Baheburayo 11 umurongo wa 6. Icya kabiri nuko iyo usenga bikugira umuntu ufite ubutware. Mwibuke Yesu igihe yari avuye mu butayu, avuye kugeragezwa na Satani, avuyeyo yari afite imbaraga. Ku buryo yaranigishaga bakavuga ngo uyu yigishanya ubutware. Amagambo yavugaga yabaga ari amagambo y'ubutware. Muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 28 n'uwa 29. Icya gatatu nuko amasengesho akugira umuntu umeze nk'usutsweho amavuta.
iyo wagiye gusenga, wazamutse umusozi wagiye gusenga, Imana iguha ku bwiza bwayo, ugira ubwiza bwayo. Twibuke Mose igihe yajyaga ajya gusenga akamanuka ku musozi, yamanukaga arabagirana. Icya kane ni uko iyo usenga ushobora kwambira imyuka mibi, icyo gihe uba uri mu mbaraga. Icya gatanu ni uko gusenga bituma hari imiryango mishya ikinguka mu murimo dushinzwe w'Imana, hari imiryango mishya ikinguka. Icya gatandatu ni uko gusenga ari itegeko muri minisiteri, ni itegeko rya mbere, mu ya mbere Imana itanga. Wasoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Aho ngaho usanga ko ari icya mbere mu gusenga. Icya karindwi ni uko tuzi neza yuko mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 twasanze ko abigishwa bakomeje umurimo wo gusenga aho kugira ngo bajye mu mirimo isanzwe yo gufasha abantu, noneho batora abadiyakoni bo kubafasha. Mu gice cya 6 byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Icya munani ni uko bigize gusenga bigira igice kinini cy'umurimo w'Imana dukora. Hariho uwabaze inshuro gusenga bikuba inshuro zo kubwiriza, aravuga ati Yesu yamaze imyaka 3 n'igice abwiriza, atereka ubu hashize imyaka 2000 Yesu ari imbere y'Imana adusabira, ari iburyo bw'Imana adusabira. Aragabanije rero, asanga iyo wigishije rimwe, iyo uvuze ubutumwa rimwe, uhagombye gusenga inshuro 570, imyaka 2000 ugabanije n'imyaka 3 n'ibice 6. Ibyo mwareba rero ko murasanga minisiteri zishobora gukura. Kubera iki? Kubera ko dusenga. Icya 9 ni uko gusenga kubohora imbohe. Kubohora imbohe niho tubona uko twasomye uko Petero yabohowe bagize umwete wo kumusengera. Icya 10 ni uko gusenga kugera ku ntego, mbese bifite umumaro ukomeye. Nicyo dusoma muri Yakobo rero hepfo y'uwo murongo twasomye wa 12 ku murongo wa 16 kuri B. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Gusengana umwete rero bigira umumaro ukomeye. Ibyo akaba ari ingingo 10 zatuma tuzajya dusenga buri gihe, gusenga kenshi mu byo dukora byose, kuko gusenga ni ugusabana n'Imana, kandi usabanye n'Imana iragusubiza. Uwiteka rero abane namwe kandi abaha imbaraga zo kujya dusenga Umwami wacu Yesu, dusenga Imana kugira ngo idushoboze muri uyu murimo, muri uru rugendo. Uwiteka abane namwe mu izina rya Yesu, amen.